Ndagusuhuje wowe dukurikira kuri BEROYA TV, nizere kandi kumeze neza aho uri hose. Ushobora kudukurikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga za internet zacu zitandukanye, haba kuri page yacu ya Facebook, kuri Instagram ndetse no kuri website yacu. Ntiwibagirwe kandi gukanda subscribe ndetse no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu buryo bwihuse. Nta gushidikanya iri zina Yesu, Kristo, Mesiya, iyi ni inshuro byakugora cyane kwibuka umubare wayo rinyuze mu matwi yawe kuva wagera ku isi. Birashoboka hari kutigeze ufata umwanya wihariye gutekereze byinshi ku mibereho n'ubuzima byaranze nyiri iri zina, uko yabayeho mbere ndetse n'uko ari ubu, ariko kandi ntiwabuze kumva ko yabaye kimwe mu biremwa bitagatifu, ibiremwa byifitemo imbaraga n'ubushobozi ndengakamere, uwabayeho mu buryo butangaje, agapfa akazuka akaba ariho, akaba ari nawe wenyine rukumbi ufite igisubizo n'ububasha ku mbaraga z'urupfu mu biganza bye. Ntiwabura kwibaza ku byaranze imibereho yihariye y'uyu muntu waje ku isi mu ishusho y'umugabo, ngo utekereze uko yabayeho mu muryango nk'umwana wa Yosefu na Mariya, ndetse ngo unifuze kuba wagera hamwe mu ho yakuriye akahakorera ibitangaza byinshi bitigeze bikorwa na mwene muntu wundi. Muri aho twavuga nk'i Galileya, aho yahinduriye amazi divayi iryoshye, i Nazareti n'ahandi. Uyu munsi twifashishije ibyanditswe n'abanyamateka barimo Andrews Shirok mu gitabo yise Deep History, n'inyandiko ya Neil Asher Cyberman yise David and Solomon. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turibanda ku mateka yaranze umujyi wa Yerusalemu, umujyi wabaye kavukire ya Yesu, akawukuriramo kugera asubiye mu ijuru, amateka yawo kuva mu gihe cye kugera uyu munsi, imiterere y'uyu mujyi kuri uyu munsi, n'imibereho y'abaturage baho kuri ubu, cyane cyane ifitanye isano n'iyobokamana. Nge Israel twiringire, iyi ni BEROYA TV, tuguhaye ikaze. Jerusalem Bayat al-Muqaddas mu rurimi rw'icyarabu, Yerusalemu mu Giheburayi, ni umujyi muto cyane wari wubatse ku musozi ufite ubuso bw'intambwe 2575, ni ukuvuga hafi metero kare 785. Wahoze ari umujyi wo mu buvazuba bwo hagati. Kuva mu mwaka w'1967 wabaye agace ka leta ya Israel, kuri ubu akaba ari nawo murwa mukuru w'iki gihugu cya Israel. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, uyu mujyi wabaye izingiro ry'intambara ikomeye hagati y'Abarabu b'Abanyepalesitine n'Abazayoniste, ni ukuvuga abayoboke b'idini ya Kiyahudi. Ibi byatumye umuryango w'abibumbye ufata umwanzuro wo kugera Yerusalemu agace kihariye, ariko kandi byaje kuba iby'ubusa kuko mu ntambara yo mu mwaka w'1948 intambara yahanganishije Abanyayisiraheli b'Abarabu n'Abayahudi yatumye uyu mujyi ugabwamo ibice bibiri, hari byo Yerusalemu y'Iburengerazuba n'iy'Iburasirazuba aherera mu gace k'i Lebanone. Mu myaka yakurikiyeho, leta ya Israel yagize uyu mujyi umurwa mukuru mu gihe cy'intambara y'iminsi 6 gusa, yabaye mu mwaka w'1967. Ubwo iyi leta ya Kiyahudi yigaruriraga agace ka Yorodaniya, yagura ingabano zayo, yongeraho uduce two mu burengerazuba twari twarigaruriwe n'Abanyayorodaniya. Nubwo ibi bikorwa by'Abanyayisiraheli bitavuzweho rumwe, haba ku ruhande rw'umuryango w'abibumbye na leta nyinshi z'ibihugu ku isi, leta ya Israeli yakomeje kugira uyu mujyi umurwa mukuru wayo, cyane cyane nk'uko byagaragaye mu itangazo iyi leta yakwirakwije mu mwaka w'1980. Yerusalemu ni umujyi ukaba izingiro n'icyicaro gikuru cy'imyizerere n'imyemerere nyobokamana ikomeye ku isi kuri ubu, ariyo Ubukristo, Ubuyahudi n'Ubuyisilamu. Ku bayoboke b'idini ya Gikristo, wibuke neza ko aha ariho kavukire ya Yesu Kristo. Uyu akaba ari we shingiro ry'abizera bose, umwana w'Imana wavutse mu muryango wa Dawidi, akaba ari nawe mvano y'izina abayoboke bamwemera bitirirwa Abakristo, ni ukuvuga Abakristo. Ku idini ya Isilamu, aha ni icyanya cy'ingenzi kuko habitse byinshi mu byaranze intumwa bivuga ko yavuye ku Mana Muhammad. Ibi bigatuma haba ahantu ha gatatu hatagatifu abayoboke b'iri dini bemera. Naho ku bayoboke b'idini ya Kiyahudi, umujyi wa Yerusalemu niho hantu honyine ku isi habitse ibirango by'amateka y'Abayahudi, n'isinagogi yabo ikomeye yubatse kuri ubu butaka. Ibi byose bituma Yerusalemu ubu umujyi ukaba n'ahantu hambere hinjiza akayabo k'amadevize menshi akomoka ku bukerarugendo bushingiye ku hantu ndangamateka mu myemerere nyobokamana itandukanye. Ukinjira muri uyu mujyi, igihita kigaragarira amaso yawe ni imiturirwa n'inyubako zikomeye kuri buri mihanda, ziganjemo amasinagogi, insengero n'imisigiti.
Usibye ibi kandi, hirya y'inkuta ndende zigose uyu mujyi hari imihanda ikomeye y'ubwikorezi bugezweho, inyubako z'ubucuruzi, amashuri n'ibindi. Indimi zikoreshwa cyane muri uyu mujyi ni Igiheburayi, Icyarabu n'Icyongereza. Imisozi ya Yerusalemu ni hamwe mu duce dufite ubutaka bwiza burumbuka, cyane cyane mu misozi ya Yudeya ifite ubutaka butukura bushobora guhingwamo no kwihanganira amoko y'ibihingwa arenga 1000. Uyu mujyi ni wo wa mbere wagabweho ibitero byinshi mu mateka, wigabizwa n'amahanga inshuro zirenga 44, ugotwa kandi ufatwa mpiri n'ingabo z'abanyamahanga inshuro zirenga 23, ugabwaho ibitero birenga 52, usenga bikomeye inshuro zirenga 2 zose. Uyu mujyi kandi wigeze kuba ikidaturwa imyaka irenga 5000, inkike zawo zose zirasenywa. Inkike z'umujyi wa Yerusalemu rwari urukuta rurerure rugose uyu murwa, rwubakishijwe amabuye meza y'igiciro cyinshi, rufite amarembo 7 impande zose. New Damascus na Herod's Gate mu majyaruguru, the Saint Stephen Gate iburasirazuba, the Dunk na Zion Gate mu majyepfo, ndetse n'irembo rya Jaffa Gate iburengerazuba. Usibye amarembo 7 avugwa kandi, hari n'irindi rembo rya 8 ryitwaga Golden Gate cyangwa se irembo rya zahabu, ryari ryarateguriwe umwami w'abami n'igikomangoma, umwami w'abayuda, Yesu Mesiya. Muri aya marembo y'uyu murwa yose uko ari 8, amarembo 2 muri yo yonyine niyo agihagaze kugeza kuri uyu munsi, ayo ni irembo rya Jaffa Gate na Damascus Gate. Hamwe mu hantu ndangamateka hakomeye h'uyu mujyi wa Yerusalemu, kwikubitira hitwa Mount of Olives, ni hamwe mu hantu hazwi cyane mu mateka y'abakristu, kuko ariho Yesu yazamuriwe ajya mu ijuru ku mpinga y'umusozi wa Moriya. Ku mwanya wa 2 haza the Wailing Wall. Iki ni kimwe mu bice bikomeye bigihagaze by'urusengero rwa mbere ruzwi mu mateka. Urusengero rwari rwubakishijwe amabuye meza yo mu bwoko bwa zahabu na barubire, urusengero rwubatswe n'umwami Salomo. The Wailing Wall akaba ari urukuta rurerure rw'iyi ngoro rugihagaze na n'uyu munsi, nyuma yo gusenywa bikomeye cyane n'abanyababuloni mu myaka ya za 70 ku ngoma y'umwami Nebukadinezari. Ku mwanya wa 3 haza the Tower of David. Uyu ni umunara wubatswe n'umwami Herode, ukaba ari umunara w'abarinzi b'ingoro yo mu mwaka wa 24 mbere ya Kristo. Mu ntambara y'abanyababuloni yo mu mwaka wa 70 yasenye bikomeye umujyi wa Yerusalemu, uyu munara nawo waje gusenywa wongera kubakwa n'abakurwasade. Ku mwanya wa 4 haza ingoro ya Israel cyangwa se inzu ndangamurage ya Israel Museum. Iyi ni imwe mu nzu ndangamateka zikomeye ku isi, ikaba ari nayo nzu ndangamurage imaze igihe kinini ku isi, ikaba imwe mu byinjiza amafaranga menshi ku bukungu bw'iki gihugu. Kimwe mu bintu binatangarirwa na benshi muri iyi nzu ni imizingo y'inzandiko z'umwimerere z'ibitabo bimwe na bimwe bikiboneka muri Bibiliya. Ku mwanya wa 5 haza Mount Zion, umusozi Siyoni. Uyu ni umwe mu misozi ituwe cyane muri uyu mujyi, ukaba utuwe ahanini n'abayahudi bo mu idini ya Isilamu. Kuri ubu aba ari umusozi uherereye iburyo bw'uwahahoze umujyi wa Siyoni. Kuri uyu musozi ni naho Yesu yasangiriye n'intumwa z'ifunguro rye rya nyuma. Aha akaba ari naho hari imva y'umwami Dawidi. Bitewe n'uko ufatwa nk'umurwa wera, Yerusalemu ni umujyi utuwe cyane n'abaturage bafite imyemerere ishingiye ku iyobokamana y'uburyo butatu. Abo mu idini ya Kiyahudi, aba bakaba ari abantu bafite imyemerere gakondo bakomora kuri ba sekuruza babo, itandukanye n'indi yose ku isi. Mu gihe kuri ubu 2/3 by'abaturage b'isi bafite imyemerere y'ubukristu. Aba bona nubwo mu madini atandukanye bafite amahame amwe n'amwe agiye abatandukanya, ariko kandi bahuzwa n'ukwemera Yesu Kristo. Aba bose bemera ko Yesu yaje ku isi, akavukira mu mujyi wa Betelehemu abyawe n'umwari Mariya, akabambwa, agapfa ndetse akazuka, akajyanwa mu ijuru. Ubu akaba ariho abayoboke b'idini gakondo ya Kiyahudi, idini ifite icyicaro n'isinagogi ikomeye mu mudugudu bwite Yesu yavukagamo, umudugudu yakuriyemo akanawukoreramo ibitangaza byinshi. Aba bayahudi ntibemera na gato ko Yesu yigeze avukira kuri iyi si. Ubuhakanyi no kutemera Yesu wavukiye mu kiraro cy'inka i Betelehemu dusanga muri Bibiliya. Ubuhakanyi bwatumye abatambyi b'abayahudi barinda igituro cya Yesu cyane ngo atazuka. Nyuma yo kuzuka kwe bakihanangiriza abantu kudakwiza iyi nkuru, ababirenzeho bakicwa bashinyagura mu karengane k'intumwa kabaye mu mwaka wa 30. Ndetse yewe biyemeza no guha abarinzi b'imva biboneye n'amaso yabo izuka rya Yesu akayabo k'amafaranga menshi ngo babiceceke.
Ibi byabaye uruhererekane mu bisekuru byakurikiyeho kugeza amagingo aya. Uyu munsi abayoboke b'idini ya Kiyahudi mu masinagogi yabo bigisha kandi baracyategereje Yesu uzaza akavukira ku isi nk'uko byahanuwe, akabambirwa abantu kubw'ibyaha byabo. Ibi binajyana n'uko abayahudi bafite uburyo bwihariye babaramo ibihe n'imyaka bitandukanye n'ahandi hose ku isi. Mu gihe kuri ubu isi yose ku rwego mpuzamahanga turi mu mwaka w'ibihumbi 2022 nyuma ya Kristo, ku ngengabihe ikoreshwa muri iki gihugu ubu bari mu mwaka w'ibihumbi 5781 mbere ya Kristo. Ni ukuvuga ko bo bakibara imyaka bahereye hejuru bajya hasi. Kuri ubu umujyi wa Yerusalemu utuwe n'abantu barenga ibihumbi 936. Muri aba abasaga ibihumbi 536 n'abantu 600 ni abayoboke b'idini gakondo ya Kiyahudi. Ni ukuvuga abarenga 75% by'abaturage bose b'uyu mujyi. Naho abandi barenga ibihumbi 319 n'abantu 800 ni abayoboke b'idini ya Isilamu. Mu gihe abandi ibihumbi 15,800 gusa ari abayoboke bo mu madini ya Gikristo biganjemo abayoboke b'itorero ry'Abadiventiste n'andi madini ya Giprotestanti. Naho abandi barenga 1,300 ntibagira idini na rimwe muri aya babarizwamo. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyavugaga ku mateka n'imiterere y'umujyi wa Yerusalemu wo mu gihugu cya Isirayeli. Tugushimiye ko wabanye natwe, twizeye kandi kuzongera kubana nawe kuri BEROYA TV mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ngende Israel tuyiringire, tukwifurije ibihe byiza.